ahageze bamuteye urushinge baravuga ngo arapfuye. Nibwo umwana yasanga yari amaze iminsi 3 mu nzu, imbeba zitangiye kumurya amano, yarabuze umuntu wamwitaho ku muntu wabyaye 12. Umwana turarwana, umujyi wose urahagarara wo mu Cyarabu. Umaze guhagarara turarwana kuva saa 2 twagejeje saa 5 tukirwana. Mukunzi wa Mama Charlene Official, twizere kugwe neza cyane mu bice urimo bigiye bitandukanye by'isi, abari mu majyaruguru y'Iburayi, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba bwaho. Uwo mugabane turawusuje cyane, ariko mwumva ururimi n'abari mu yindi migabane itandukanye kuri uyu mubumbe w'isi. Tuguhaye ikaze rero kuri Mama Charlene Official. Tugiye mu gice cy'ubuhamya, turi kumwe n'uyu mugabo azwi ku kazina ka Sindi. Niko yarazwiho cyane, ariko ubu ngubu siko azwiho, n'umuvuga butumwa. Tugiye kuganira nawe mbere yuko ubuhamya bwe tubwumva, aratangira atwibwira muri rusange. Murakoze. Nitwa Sindi Kubwabo Silas. Mvuka mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Ahahoze ari Butare. Ariko ncumbitse ku Gitega mu kagari ka Kora. Umudugudu n'uwa Rugano. Ubu niho mbarizwa. Ubu niho barizwa. Uvuka mu muryango w'abana bangahe? Se wavukiye muri segiteri yihe? Segiteri bahitaga Muyira. Ubu mvuka mu muryango w'abana 12. Wari uwa kangahe? Njyewe ndi uwa nyuma. Uri uwa nyuma, uri umuhererezi. Mu mabyiruka yawe rero byari bimeze bite? Uvukiye mu muryango w'abana 12, ntabwo biba byoroshye iyo nta mikora hari, abana amaboko 12 guhurira ku mbehe imwe cyangwa se ku ntara cyangwa ku nkoko, ntibiba byoroshye. Mu rugo mwari mwifite, byari bimeze bite? Mu rugo twari babandi bita kungujumba. Kungujumba n'abahinzi batagira ariko amafaranga, ariko ibyo kurya bihari. Habaga hari imyumbati, hari ibijumba, hari ibishyimbo. Mama yari azi guhinga cyane, papa ariko yari umusinzi. Birangira rero papa agumye kwinywera inzoga, ariko papa yaranabandwaga. Ibyo bita kubandwa, wenda waba ukiri umwana cyangwa waba ubiziho gakeya. Bajyaga bafata ikibindi, icyatsi cy'umwishywa urakireba. Ndakireba kirandara. Kirandara, nuko urakoze cyane. Kiriya kirandaranda bakagifata bagatereka mu rugo saa 6 z'ijoro, agahamagara bagenzi be bakarara bayinywera bavuga ibintu. Njyewe ngo navukaga mu muryango w'abazigaba b'abaharwa. Ayo ni amazina y'abagirwa ba Nyabingi. Abadayimoni babaga bagenda bishakira bitwa. Ubwo rero nibwo byaje kurangira, papa nyine akomeza uwo mwuga we. Birangira yabikomuraga hehe? Sinambizi, icyo gihe nari umwana muto cyane. Cyangwa yabikomuraga kwa sogokuru wawe, kuko cyane wasangaga ari ibintu byo mu ruhererekane rw'imiryango. Mu buzima bwanjye ntago nigeze amenya sogokuru cyangwa nyogokuru. N'ubu sinigeze mbona n'uhandungira urutoki ngo ambwire ngo ni hariya. Njyewe nakuze mbona data na data wacu, kuko data wacu yari igikuri. Igikuru uracyumva, afite ubumuga bwo kuba mugufi, yareshyaga nka gutya, ariko papa yari muremure. Ariko data wacu yari afite abagore 2 barebare, akajya abyara urubyarirane. Ubwo rero data wacu bose baje gupfa. Ntiwamenya abandi bantu bavukanaga na so? Oya. Nta nubwo wigeze ushaka kubabaririza cyangwa ubaririze bakuru bawe? Ntago nigeze mbamenya. Ukura ku musozi uraho mubona muri abantu bake bafitanye isano. Kubera nari umwana wa nyuma, mama yarankundaga cyane. Mama ntangira ishuri, natangiye kwiga ntangiriye imyaka 8. Nkajya ku ishuri, ndabyibuka neza, ni ibintu niyibukira. Navayo mama kamibere, nge naronkaga.
waronkaga ufite imyaka 8. mvuye ku ishuri mu mwaka wa mbere kandi mama nkasanga yanyokereje ikijumba ndabyibuka ukakinywesha amashereka. ariko tukiri aho nibagiwe kubabwira amazina y'ababyeyi nubwo batakiriho. mama yitwaga Nyirakaje Herariya, papa yitwaga Munyagandwi Yosefu. uri kuryumva iryo zina ngo Munyagandwi Yosefu, kubera ngo iwabo bari barabanyaze inka 7. ababyeyi ba kera rero bagendaga bitirira amazina bitewe n'ibyo bagiye bahura nabyo. ubwo rero nanjye bambyaye muri 12, ubwo abo nagiye menyamo ni bake, bahita banyita Sindiho ku bwabo. urumva yari arimo abwira abo bantu bo ku ruhande ati noneho uyu nguyu we ntariho ku bwabo nyine nawe urabyumva. biba rero nanjye nkura ntariho ku bwabo. nicyo gituma nicaranye nawe aha ngaha, kubera sindiho ku bwabo. ariko nyine nyuma baje kugahina, uraza wenda ubutaha uzumva uburyo bagahinnye. ubwo rero papa yigumira muri ibyo, mama aragumya arandera, papa aragumya arasinda. yari afite urutoki rwinshi ndabyibuka, twageraga mu kabari asengereye akanuma ikibiriti, yasengereye nk'amacupa 5, bakambwira ngo nicyo cyasigayemo, kandi yararaga arunyweramo yihera abantu bikarangira arurangije. nta ngute yayigeze agurira mama. ngewe mu bwenge kubandwa kwe ntabwo yabifatanyaga na mama wawe se? byibura kurya bazaga baza mu nzu bagacana ibibiriti bakavuga amagambo raho, ibintu nk'ibyo, ntabwo mama wawe bamuhamagaraga bati nawe ngwino tubandwe? mukecuru wanjye naba ngiye kubeshya, koko buriya kubeshya ni icyaha. Uwiteka niwe uba urimo utureba ahantu. mukecuru wanjye ibyo bintu sinabimubonagamo, dore ko atananywaga n'inzoga, ariko yari umugatolika. ariko ngo idini numva atari ryo rizajyana umuntu mu ijuru, umuntu azajyanwa mu ijuru n'ibyiza yakoze. ntabwo yajyaga bashishikariza kujya muri misa cyangwa ngo mujye mu bintu by'abagatolika cyane? mukecuru wanjye yanjyanaga mu misa, naranabatijwe, ariho nitiwe. ubundi izina rya Sirasi ntabwo ari ryo nitwaga. n'abari kunyumva banyumve, hari igihe uvuka iso ugasanga arimo arashaka kukwitirira abantu bakomeye. urabona Sindi ku bwabo Theodora, twavukaga mu murenge umwe, komine yari imwe, yari Ndora. ubwo rero njyewe hari umwana iwacu n'ubu aracyariho, wenda aho yaba ari yabanyumva, nawe yitwaga Habyarimana. ubwo twigira umubatizo mu gaturika. noneho uwo mwana arambwira ati jye nitwa Yuvinari, ntago nzajya kubatizwa, kugira ngo ajyanishe na Habyarimana uriya wapfuye kandi. noneho nanjye ndavuga ati nitwa Theodora, nanjye ntibizemere. dufata izo ngamba, nibwo twagiye kubatizwa. yitwa Habyarimana Yuvinari. ubu aranyumva kuko turaturanye. nanjye nitwa Sindi ku bwabo Theodora. umbaze rero ukuntu iryo zina ryaje guhinduka. iryo zina ryaje guhinduka gute ko mwari mwigabanyije amazina y'abakuru b'igihugu icyo gihe bariho? uwo mwana yari afite mama wiwe wifashije, ariko bari abantu nabo bahizwe mu kwa 4. birangira harokotse uwo mwana na bashiki biwe bagera muri 2 na nyina. birangira nyina agiye guhinduza iryo zina ngo uwo mwana atazarizira. nanjye bahita bashyiramo koko uwo mubyeyi yarankundaga. aravuga ati na Sindi nubwo ari mu mujyi azitwa Sirasi. mpageze arambwira ati gufata irangamuntu
barahamagara sindi ku bwabo Silas. ubwo kuyahinduza byari muri 90 na kangahe? Byari muri 95 na 6. Mwibarura rishyashya. Mwibarura rishyashya. Ubwo muri za 80 twongere dusubire inyuma gatoya, uri gukurira muri urwo rugo, uri kubona harimo umusaza akunda gatama, fata amafaranga akayagabagabanya mu bandi aho ngaho, umukecuru nta nguti ashobora kumugurira. Imibanire hagati y'umukecuru n'umusaza ubwo byabaga bimeze gute? Ndavuga hagati ya papa wawe na mama wawe. Papa wanjye na mama wanjye sinigeze mbona barwana. Icyo nibuka nuko nzi ko umukecuru yamubwiye ngo wowe numbura uzapfa nabi. Iryo jambo riragenda rinjya mu mutwe. Umukecuru ndiga ngera mu mwaka wa 2, ndiga ngera mu mwaka wa 3, ngeze mu bihembwe 2 naragera ku gihembwe cya 3. Umukecuru nari ndi ahantu bitaga muri Mayeri, aho twakiniraga agapira n'abandi bana, ariko twari twamanukanye mu gitondo tugiye gukura ibijumba. Arenga ifundi, iyi nyoni y'ifundi urayireba, bari bayishyize ku gati ahantu mu muhora mu kayira, yapfuye bayishyira ku gati bayitambikaho, ayambuka atayibonye, akebutse arambwira ngo kandi barandoze. Turamanuka akura ibijumba, tugeze mu rugo atangira gutaka umutwe, ndabyibuka, ariko nibagirwa ko yarenze ifundi, nawe arabyibagirwa. Ngera aho tujya gukinira umupira bukeye, tumaze gukina umupira bamujyana kwa muganga, ahageze bamutera urushinge baravuga ngo arapfuye. Nibwo umwana yasangaga aho dukinira umupira, arambwira ati mama wawe birarangiye. Nyuma y'umunsi umwe nibwo nagize umubabaro ukomeye cyane. Fata umutwe wanjye nkukubita ku mugunguzi, nanjye kugira ngo pfane nawe, njya no kwikubita mu mva baramfata. Mama naramukundaga cyane, mama yari umubyeyi unkunda. Birangira bamushyinguye, bakimara kumushyingura narifite mukuru wanjye yitwaga Hatungimana, bamwitaga ku kazina ka Gitenge, yari afite ivatiri kandi korona y'umweru. Yabaga kwa Mahengo i Butare, kwa Mahengo ujya uhumva, ariya mu mujyi Butare hafi n'Icyarabu. Niho yakodeshaga, yabanje no kuba umushoferi we, ariko birangira nawe umukobwa avuze ngo yamuteye inda, ariko amubeshyera, azana umwana upfuye ndabyibuka, amushyira ku buriri bwe yajyaga abaho iyo yazaga kudusura. Umusaza aramubwira ati ubuze kuzana umwana muzima, uzanye intumbi. Birangira amubwiye ngo azicwa n'agahinda, ajyana umwana. Mukuru wanjye kandi nawe baba bamuroze mu funguzo. Atora imfunguzo zaho kuri urwo rugo, bahita bamufata imyuka. Birangira ageze mu rugo nawe ataka umutwe, birangira nawe apfuye. Mu cyumweru kimwe twari duhambye mama n'uwo mukuru wanjye. Abamuroze nibo baroze mama wawe? Nibo baturogeraga umuryango. Ubwo nimba ubyibuka neza, buriya imiryango wari ugiye yagiranaga amahari icyo gihe, bapfaga iki? Bapfaga imbibi z'umurima? Bapfaga iki? Urumva ahanini papa yari yihagije, afite isambu ikomeye nini cyane, ariko papa nyine yari umusinzi ariko unanatanga. Nanjye karande ziwe zaje kunyokama mu bihe bitari byo nzababwira. Papa birangira bamugiriye ishyari. Kumugira ishyamba kwari uko kuba yari umuntu mwiza utanga. Ubwo rero bamugiriye ishyamba, papa baravuga ati uwo muntu yanze gufatira uwo mwana wapfuye, aravuga ati nawe uzapfa umeze nk'uwiyahuye. Papa koko byaje kurangira mva mu ishuri mama apfuye. Maze kuva mu ishuri nibwo natangiye nkabona papa
ubusinzi ni hatari kandi ubwo ngubwo ngiye narebaga nari maze kureba mushiki wanjye n'undi mushiki wanjye n'undi mukuru wanjye umwe muri 12 ubwo abo nari nzi 5 abandi sinari mbazi kubera utarubazi ngewe navutse ngo bagenda bapfa aricyo gituma wumve ka kazina nakubwiye nyuma ngo sindiho ku bwabo nibyo data yanyitiriraga agira ngo noneho abibwira abantu ko noneho abiragije Uwiteka ariko nubwo yabandwaga ariko ubwo urumva bari bafite imana zabo kuko ndabyibuka ko yajyagamo akantu kameze nk'ihembe cyanyereraho ngo nishyire mu ikabutura nagera imbere gihe nkumva ndi umwana nkumva nta kintu bimbwiye nkagakuramo nkakajugunya ari nacyo gituma imana umenya yandinze nkaba ngeze aha ngaha. Hanyuma ubwo papa wawe yapfuye muri 90 na kangahe? Papa wanjye yapfuye 2001 ninjiye 19 kandi yapfuye 2001 yishwe n'iki? Yishwe nawe babanje kumuroga ukuguru kurabyimba, kumaze kubyimba bajya kukuvurizaho bita Nyaruteja muri babapfumu baragukanda havamo nk'inyo zuzuye igitebo. Papa arakira. Amaze gukira rero nyuma urupfu rwe rwabaye rurerure. Mushiki wanjye yarampamagaye arambwira ngo yaramaze iminsi 3 mu nzu imbeba zitangiye kumurya amano, yarabuze umuntu wamwitaho ku muntu wabyaye 12. Ni ukuvuga ngo imbeba zazaga kurya hahandi bari baramukanze haravuyemo inyo. Urumva iyo umuntu apfuye akamara iyo minsi 3 aba yatangiye kubura, yabuze umuntu wamureba, yabaga mu nzu wenyine. Reka noneho tuze tugeze nko muri 92 wenda dusubira inyuma gato dukomeze tuzamuke muri za 87 gutyo n'8. Icyo gihe byari bimeze gute mu rugo, muri quartier byari bimeze gute? Ubwo muri za 90 muri za 88 za 89 muri quartier, ubwo nibwo nanjye nari ntangiye kumera nk'uhumuye. Ibyo bita wenda guhumuka. Nibwo nari nanjye nanjye kumera nk'uriya Amavubi. Ndavuga ati n'ubundi sigaye ndi umwe, nanjye ngomba gushaka igikorwa. Nibwo natekereje ndi jyenyine, ndavuga ati igikorwa nta kindi ni ukubanza nkajya nanjye ndeba ukuntu nafata ku kago. Ntangira rero itabi naritangiye muri 90. Muri 90 nk'ibikamba igikamba cyari igikamba nkagitekera mu ishara. Noneho kikanzunguza ngeraho noneho igikamba ndakimenyera. Mu igikamba 90 ndakinywa, 91 ndakinywa. Ubwo niko mvanga n'urwagwa. Cyo gihe icupa ry'urwagwa ryaguraga 15, twikoreraga amatafari. Twayikorera nanjye nkajya nkavuga ati papa yabigenzaga ku, nanjye reka mbigenze uku, nanjye ntangira noneho kunywa iryo cupa. Papa ubwo yari atarapfa, nibwo noneho atangiye kuvuga ati wa mwana wewe nta n'icyo uzimarira. Icyo gihe usanga abagabo b'icyo gihe barakundaga kunywa amasegereti, abasirimu ubwo ni amasegereti, abandi bakanywa ibikamba, ariko ugasanga abagore baranywa cyangwa bararya ubugoro. Papa we na mama we hari uwaryaga ubugoro? Mama wanjye ntabwo yigeze anywa ubugoro, cyakoze papa wanjye yanywaga itabi muri ya nkono. Hari inkono iteye ukuntu bakoraga mu giti cyangwa bakayikora mu ibumba. Bakajya batumura. Narinzi ko zanywabwagaho n'abasaza. Papa wanjye nawe yaramaze gusa babaga bahanganye n'imbaraga z'imyuka mibi. Ngo barasengaga abantu bagakira, abari urwaye agakira. Kandi umupene wa kera ukuntu wamurebaga wasangaga umusore w'iki gihe ashaka kugira ngo arebe umupene wa kera gusa ku maguru. Kuko abakobwa ba kera b'abarokore wasangaga bambaye bikwije, ukifuza uri umusore kureba gusa amaguru yiwe. Ngo yakoze iki? Urabizi nyine abasore b'iki ba kera nabo baravugaga ati uriya mukobwa ni mwiza uwanyereka amaguru ye. Twebwe rero mu bwana bwacu twajyaga
kubareba mu rubohero aho babaga baboha mu mashyamba ugasanga turimo turabirukankana tugira ngo tubakureho imyenda babaga bambaye ngo turebe amaguru yabo. Ako kantu ndakibuka. ubu se bo bameze bate? Abo ubu ngubu iyo ubirebye ubona bivanze, ntumenye umurokore ngo umenye n'utari umurokore. 92 rero igeze byari bimeze bite? 92 rero igeze nibwo nabonye ubuzima ari hatari, ndavuga ati ubu nanjye ngiye mu mujyi. Nibwo nageze mu mujyi, uzinga utwangushye, nakirwa n'umwana bita Mbombogoro waho bita Igisanze ari Isave. Uyu mwana turarwana, yari umwana mubi cyane, nawe uterana ibyuma, nta n'umugabo wamukinishaga kandi yari umwana mutoya. Uyu mwana turarwana, umujyi wose urahagarara wo mu Cyarabu. Umaze guhagarara turarwana kuva saa 2 twagejeje saa 5 tukirwana, amavi yanjye yabaye ibisebe, ahantu hose nakomeretse, nawe yakomeretse. Uwo mwana kubera mu Cyarabu yari Kibamba, birangira nanjye bavuze turi yawe ntashoboka. Nanjye nibwo nari ninjiye umujyi, nari nkwinjiye nanjye meze nk'isarigoma, vuga ati n'ubundi ndumwe ni hahandi nanjye turahangana. Birangira nanjye bantinya, ubwo nibwo nanjye natangiye ubuzima, ntangira gutora ibirayi. Icyo gihe ninde watsinze undi? Icyo gihe nta watsinze undi, twese urabona twaguye miswi. Nk'ubuzima bwakurikiyeho bwawe ku Iseta, muri amasarigoma yombi abaho ngaho, mwabanaga gute n'uwo mwana? Ntabwo mwasakiranaga, mwagise muhita mwubahana muri icyo gihe? Ubundi mu buzima bwa kirara, iyo ikirara cyabaga kikuri hejuru ugahangara kugira ngo urwane nacyo, kuko hari ibindi kiba cyarahabije, ugahangara kugira ngo urwane nacyo. Iyo mwarwanaga mwagendanaga mwubahana. Ubuzima bwaho mu Cyarabu bwari bumeze gute? Ubuzima bwaho mu Cyarabu rero natangiye gutora ibirayi mbitoresha inkoni ijombyemo umusimari, ugacunga uri kubicuruza, ukadonda ikirayi ukagikurura. Twabaga twiziritse umupira twawuzirikiye mu nda, noneho ukakimanurira amaha mu kuboko kw'umupira kikagwa amahanga, ukagishyira inyuma, ugashiduka ugiye nko ku mufuka wegamyeho, urimo ukuruzamo ukuboko k'umupira, bigwamo ukaba wajyana n'ibiro 10. Hanyuma hari mu Cyarabu hari ikigo cyitwa ESO gisirikare, ntabwo babakubitaga se nk'amasarigoma yabaga ari aho ngaho? Rimwe niho Kadogo School sadusanze aho mu Rwabayanga mu Ngangi, zizana zidukubita amahembe y'inka, ariko Uwiteka akinga amaboko, hari ninjoro. Imana ishimwe cyane ko yakurinze. Hanyuma rero ubuzima bwaho mu Cyarabu waje kuhaba, ese waje kuhava gute? Ubuzima bwaho mu Cyarabu nabubayemo, tukajya turara Ingangi mu Rwabayanga. Ubu habaye mu Rwa Yesu? Ubu ngo ni mu Rwa Yesu, sinanaheruka, amaheruka 2016 mu kwezi kwa 4 kandi. Ubwo rero ubu ngubu sinzi ukuntu hasigaye hasa, ariko ndifuza kugira ngo Imana izangirire ubuntu kandi ngereyo ndebe uko hameze, dore ko n'iwacu nta mazu ahari, ari amatongo. Imana ishimwe rero muri ibyo byose yakomeje kugenda ibana nawe. Reka mu gice cya 2 noneho tuzaze tugaruka cyane ku buzima bw'umaze kuva mu Cyarabu, cyangwa se hari ibintu byahabaye bidasanzwe? Hari ibintu byahabaye bidasanzwe ku buzima, ndaza kubabwira nituzagaruka, nzababwira ibintu byabaye bidasanzwe, ngaruka mu buzima noneho meze nk'umwana mu rugo. Okay, nshuti bakunzi ba Mama Sharene Official, reka tube duhiniye ahangaha. Ni igice cya mbere cya Sindikubwabo Silas, akaba rero turi kuganira nawe, akaba afite ubuhamya bukomeye cyane. Tuzakomeza kugenda mwumva mu maseri mu buryo butandukanye. Iki ni igice cy'imibereho ye, uburyo yavutse, uburyo yakuriye mu muryango w'abatarizeraga Imana. Mwabyumvishe byinshi cyane, ariko mutwemerere uzakurikira igice cya 2 wowe warudukurikiye. Reka tubashimire cyane.